Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Ndagarutse muri kino cyumweru dukomeje kuvuga inshingano Yesu yasigiye abamwizeye, abategereje kugaruka kwe, bagomba kuzimana nawe ingoma y'iteka ryose. Noneho muri kino cyumweru twavuze ku nshingano Yesu yadusigiye nanone, ariko ikomeye, imeze nka misiyo. Ni misiyo, mbese ntabwo imeze nka misiyo, ahubwo ni misiyo yasigiwe itorero ryose, n'umurimo tugomba gukora, kandi tukawukora tuzahabwa ingororano. Rimwe mu makamba Yesu azaha abatabarutse, abamwizeye, harimo ikamba ry'abahinduriye abandi kugukiranuka. Abo ngabo Danieli yaranditse aravuga ngo bazaka nk'inyenyeri. Imana ishimwe. Turi kugendera ku ijambo ryanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu bice byaho 28, duhereye ku murongo wa 19 tukageza ku murongo wa 20. Handitswe ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Imana ihabwa icyubahiro. N'aya magambo n'uyu murongo twavuzeho icyumweru cyose. Ubu tuvugana ni kuwa gatanu, ngewe nje gusoza kino cyumweru. Abacu babanye natwe babivugaho, barabituganiriza. Twumvise umwigishwa icyo ari cyo, ni muntu ki, umwigishwa yitwara ate. Twumvishe uburyo dukwiriye gukizwa, kugira ngo natwe abo tubwiriza, abo tujya guhindura ngo bahinduke, babone ko twahindutse. Imana idufashe. Narinje kuwa gatanu nanjye kugira ngo nsoze iki cyumweru mbibutsa ngo tugende tubwirize abantu bo mu mahanga yose ubutumwa bwiza, tubigishe kwitondera ibyo Kristo yasize avuze. Kandi Yesu yaratubwiye ngo ari kumwe natwe kugeza ku mperuka y'isi. Imana ishimwe. Ngewe rero inyigisho ya none nayihaye umutwe uvuga ngo bamwizera bate bataramwumva. Imana idufashe. Mu nkundire dusoma amagambo y'Imana yanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ibice 2 umurongo waho wa 4. Handitswe ngo ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Shuti bakundwa, Imana ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Dusome nanone mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice byaho 10, dusome duhereye ku murongo wa 13. Handitswe ngo kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Kandi bakumva bate batatumwe? Eka turekeraho dusoma wa 17. Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Imana idufashe. Yesu yigeze abwira abigishwa be
arababwira ngo ikindaje ishinga, ikimpangayikishije, ikiri ku mutima wanjye kurushaho ni ugukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. None hano dusomye umurongo utubwira ko data wo mu ijuru, Imana data, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ariko hakaba hari ibibazo hano bitubwiye ngo nubwo umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa, ariko hariho ikibazo. Bamwambaza bate batari bamwizera? Ariko se bamwizera bate bataramwumva? Nababwiye ngo ikiganiro cya none n'uwo mutwe nagihaye. Bamwizera bate bataramwumva? Ntabwo byakunda. Bakumva bate se ari ntawe wababwirije? Niyo mpamvu Yesu agutuma wowe nanjye kugira ngo tujye kubwiriza abantu. Haleluya. Muri bwa butumwa rero bwanditswe na Matayo ibice 28, mu nkundira mvuga amagambo 3 kuri wa murongo waho wa 19. Haravuga ngo nuko mugende, iryo ni irya mbere, irya kabiri muhindure, irya gatatu abantu bo mu mahanga yose cyangwa abantu bose. Yesu yaratubwiye ngo tugende bakundwa bene data. Mbese n'ukugenda tukabasanga aho bari, mu tubari, mu tubyiniro, mu misozi, mu bihanamanga, aho bari, aho biciwe n'imvura n'izuba, aho inzoga zabatsinze, aho ubusambanyi bwabatsinze, aho urumogi rwabatsinze. Yesu yaratubwiye ngo tugende tubasanga. Mugende, nimuze tubashake, twe tubatarure. Haleluya. Bizatunezeza nituzana inama imwe. Ariko ikibazo dufite, tubwiriza abaje badusanga, bavuga butumwa bagenzi banjye, Imana idufashe ducira inzira kugira ngo tubasange. Hashyizweho ambarigo, hashyizweho amategeko atera ubwoba, hatubuza kubasanga, hatubuza kuvuga n'uwo muhagararanye, none haratubuza kuvugana nawe. Nuko amategeko y'isi ya none ameze. Ariko mu izina rya Yesu Kristo naho Satani yapinga, ijambo ry'Imana rizabwirizwa. Yesu rero yaravuze ngo tubasanga aho bari. Ariko dore ikibazo, dutegereza abadusanze, abaje aho turakaba ari bo tubwira. Imana idutabare, Imana iturengere bakundwa bene data. Niba tuzi ko amafi arobwa mu nyanja cyangwa se mu biyaga cyangwa ahandi amafari, hanyuma ngewe ngashaka gutegereza amafi ndi mu rugo, ntavuye mu rugo ngo nsangaho amafari, meze nk'umuntu ushakira amafi muri benyuwari iri mu cyumba cyanjye, iri muri dushe yanjye. Imana idufashe. Yesu yaratubwiye ngo tugende. Imana iduha imbaraga zo kugenda, ducira inzira zo kugenda. Ijambo rya kabiri yaratubwiye ngo duhindure. Ijambo ryo guhindura, mu by'ukuri nta muntu wabasha guhindura umuntu, ariko Umwuka Wera abasha guhindura. Niyo mpamvu usomye Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo w'8, Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Cyo gihe nibwo muzaba abagabo bo kumpamya i Samariya ni Yudaya na hehe n'ahandi hose no kugera ku mperuka y'isi. Haleluya. Mwuka Wera niwe wadufasha guhindura abantu. Ariko icyo nshaka kuvuga kuri iryo jambo, Imana irashaka ko twebwe duhinduka. Twamara guhinduka tukajya guhindura abandi. Hari wabivuzeho muri iki cyumweru, mbese ndaba ntarahindutse, abandi mbabwira iki? Niba ibyo nkora bitandukanye cyangwa bisenya ibyo mbwiriza, ibikorwa byanjye birasakuza mu matwi y'abantu banyumva, bitume batumva ibyo ndi kubabwira. Dukwiye kwera imbuto, dukwiye guhinduka mbere yuko duhindura abandi. Imana idufashe bakundwa bene data. Wowe ujya guhindura abandi, bavuga butumwa bagenzi banjye, mwarahindutse? Mbese twarahindutse? Mbese dusa n'ibyo tuvuga? Mbese imirimo yacu igaragaza ko dukijijwe, ko dukwiye guhindura abandi? Imana idufashe. Ijambo rya gatatu, twarabwiwe ngo duhindure amahanga yose n'abantu bose. Babwira akantu, twebwe nk'Abanyarwanda n'Abarundi tuba muri bihugu by'amahanga, twikundira comfort, tukajya muri bene wacu aho tuvuga ururimi rumwe gusa. Ariko bakundwa bene data, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ni mu mahanga yose n'abantu bose bakwiriye kumva ubutumwa bwiza. N'abazungu bo muri bihugu tubamo, n'abirabura bo muri bihugu tubamo, bose
ni abakomeye n'aboroheje, ni ab'umudendezo n'ab'imbata, ni abazungu n'abirabura. Imana idufashe kugenda, tugende duhindutse kugira ngo duhindure abandi, kandi Imana idufashe idushoboze kubwira bose. Haleluya. Amagambo 2 ku murongo wa 20, Yesu yaravuze ngo mugende mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Ibyo tubabwira kwitondera, mbese aho twebwe turabyitondera, rijya gusa na rya rindi tuvuyeho. Tubyitondere, niturangiza tubwira abandi kubyitondera. Mbese tubabwire ngo nimutwigane. Pawulo yajyaga avuga ngo nimushinga ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye ngishinga mu cya Kristo. Imana nidufashe. Ijambo rya 2 kuri umurongo wa 20, Bibiliya yatubwiye, ni Yesu wabivuze ngo dore ndi kumwe namwe kugera ku mperuka y'isi. Ntituri twenyine, umwuka wera w'Imana ari kumwe natwe. Haleluya. Yesu ari kumwe natwe, niyo mpamvu tubibasha. Ntitugire ubwoba, mwuka wera ari kumwe natwe. Yesu yaravuze nayo ngo azabana natwe kugera ku mperuka y'isi. Haleluya, haleluya. Dukora umurimo w'Imana. Yesu yarabitubwiye, yarabidushinze, nadushoboze kubikora. Niba jyewe narakijijwe, hari abaje bansanga, yewe banamenye amaraso yabo, bishwe na za tsetse, bishwe n'ibikoko, bari barasize ibyabo, baza kutubwiriza ubutumwa. Urimo urasiga iki? Urimo uriyambura iki kugira ngo nawe uvuge ubutumwa, urebe ko hari abahinduka, niba urebe ko wazana intama imwe. Yesu adufashe. Hariho ikamba Yesu azaha abahinduriye abandi ku gukiranuka, kandi ngo bazaka nk'inyenyeri, niko Danieli yanditse. Mukundwa unyumva, hinduka nanjye mpinduke. Niturangiza duhere i Yerusalemu aho dutuye, twe kuvugwa neza hirya hanze aho batatuzi, ariko aho batuzi naho duturuka mu nzu zacu, nabo duturanye nabo dukora n'abatuvuma. Hinduka nanjye mpinduke, duhere i Yerusalemu, tugende tubasanga kugera ku mperuka y'isi. Yesu ari kumwe natwe, mwuka wera ari kumwe natwe. Haleluya. Yesu yabwiye Yohana ku kirwa cy'Ipatimo mu bice 22 by'ibyahishuwe murongo w'10, aramubwira ngo amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Yesu ari hafi kugaruka, ariko ikimutindije nuko tudakora uyu murimo dushinzwe, kuko ngo ubutumwa bwiza nibuhetura isi yose, amahanga yose. Yesu nibwo azagaruka gutwara itorero. Wumva ndangize nkubwira uko Mariko yavuze iri jambo mu bice 16 by'ubutumwa bwanditswe na Mariko, umurongo waho wa 15 n'uwa 16, haravuga ngo arababwira ati mujye mu bihugu byose. Ni Yesu wavugaga, mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Ari kumva 16, uwizera akabatizwa azakizwa. Akundwa bene data, abantu basigaye bazi itariki gusa nabo babatirijweho, ariko niba utibuka itariki wakirijweho, nuko utakijijwe, kuko ni umunsi utibagirana. Uwizera akabatizwa niwe uzakizwa. Ntuhagarara utabatijwe. Niba waramaze no kwizera, ubatizwe kugira ngo usohoze gukiranuka kose ko ijambo ry'Imana rivuga. Hari kumva ahandi uko havuga, umurongo uratubwira ngo utizera azacirwaho iteka. Utizera ntakizwe azacirwaho iteka. Ndaguhendahendera kwizera, ndaguhendahendera gukizwa no kwakira Yesu kugira ngo utazacirwaho iteka. Namwe bakundwa mwakiriye Yesu mumwizeye, tugende tubasange, tugende duhindutse, tubahindure, tubazanire Yesu kugira ngo batazacirwaho iteka. Ariko se bamwizera bate bataramwumva? Niyo mpamvu dukwiye gusaba Imana ikongera ikaduha imbaraga, nubwo yaziduhaye tuyinginge kugira ngo tubasange, tubatarure, tubahindure. Ariko imbaraga z'Imana zikomeze kurushaho kuduhindura kugira ngo tugende twarahindutse, natwe byo tuvuga n'ibyo dukora bise. Imana nibaha umugisha, musozi icyumweru neza, mukomeze kuba mu nshingano Yesu yabasigiye. Abahindutse muhindura abandi, tuzahabwira ikamba ryo gukiranuka. Muhindura abandi kugira ngo Kristo azatwara itorero turuhuke, kandi abataramwizera mumwizere kugira ngo mutazacirwaho iteka. Imana nibaha umugisha, mugire weekend nziza mu izina rya Yesu.